abantu bamwe rero batarabimenya wari uri kumwe nawe nimba ari sinzi arampamagara kuri telefone mbana ni maneke mbana telefone ni yanditseho maneke barampamagara ndagaba iki ko niba maneke mpamagara kandi ko mpamagara na ku cyuma yari yarwaye nibwo namusanze ku bitaro hano mvuye mu materaniro aho ndagenda njyayo mageze arafata kuko nabonaga Joe yarambwira ngo uruhande rwagize gute rw'iburyo rwagize rwabaye paralysis ariko mu gitondo mu materaniro tete niyo twahuriye hari yarambye ati ntabwo uzi icyabaye ati iri joro maneke yarwaye bamujyanye i Kigali ati kuri joro yaje muri iryo joro ryo kuwa gatandatu mu ijoro atari hariya yabaye iki ati yarwaye niba ari soreke sinzi ikintu cyabaye mu mutwe ngo Gasaro TV. Kugira ngo ibihembo cy'icyaha n'iki rero mu kanya ingabire igendere uyu munsi arangana n'umuntu amagambo yavuze uyu munsi arimo arikanga mu muntu yatubwiye kuko niwe muntu wa mbere uzi kuvuga yarazi kuganira yarazi kuvuga ni umuntu umwe uzi uganira nawe ntushaka kugira imyaka tumaranye aha ngaha hano mu itorero yakoze nk'umuntu wihuta cyane kuko yaravugaga ngo ngiye kuva ngeze aha ngaha ndabyutse kuko n'ubusanzwe kuza aha ngaha nta n'umuntu wigeze amubwiriza yanyuze hano mu muhanda yumva ngo tuba turaririmba yinjira ahageze arangije arakunda ubwo n'ubu byatangaga ngo abonye aha ngaha ngo yumva abashumba arabakunze ngo abakunze no kutuganiriza turaganira tujya mu ofisi tujya muri badusura arangije akira ikintu byagenda bisa nk'ibikomere asanzwe wenda afite mu buhamya muzajya mubibona dufite amavidewo ye dufite iki arangije nyuma yaho akora umuhati n'umwete muri iyo myaka yose yakoresheje umwete avuga ati ndaruhutse none kwibuka kwanjye iminsi yapfuye ubusa reka nkoresha umwete ni iyi tubona niyo mpamvu yari afite ikintu cyitwa urugwiro akazina yitwa maneke yakavugiye hano aho yitse ku izina bizindi maneke niyo akazina yakakuye hano kubera iki kuba ko icyo gihe yarimo afite ibiro byinshi agenda ataruka yimbaza yagenda amenya guhimbaza akoresha imbaraga abantu bari hano arangije mu gihe atanga ubuhamya rero ngo ndi maneke nuko yakafatiye hano minisitiri w'igihugu utanguriwe n'ijambo rivuga ngo ari Hezekiya amaze kugera iminsi yo kubaho kwe Imana ikamuhinduka mu minsi iyo kubaho kwe yari yapfuye arangije Imana iramuganiriza asa Imana ibabaza arihana amaze kwihana Imana imusubiza iminsi yo kubaho yavuze ijambo rimwe aravuga ngo Mana ndagushimiye kuko nongeye kubaho ngo ariko muzajya mura nigengesera imbere y'Imana kuko nyuma y'uko uzutse waburiye ni ukuvuga ngo ntapfa kuko yaravuze ngo ntabwo ikuzimu sijye gutanga ubuhamya kandi ikuzimu ntabwo nzabona ibyo Imana yasezeranyije ese ku ikuzimu hacecekewe ndajya gukora iki Hezekiya yinginga Imana yari afite kanseri cy'igipamwe mu yashaka Imana iramukiza irabamuhongera iminsi yo kubaho ngo kugira ngo urebe ibyo nakuvuze arangije ngo nanjye nzabona nigengesera imbere y'Imana none kuvuga ngo nyuma y'ubuzima bwacu bantu b'Imana mu kirangaha niyo mpamvu utajya kuvuga ngo ariko nanjye iyi minsi napoteje iminsi n'ibintu rose nagiye nangiza none uyu munsi ko ntarusha kubwiza nyakwigendera ko ntamurusha kuvuga ko ntamurusha kugira ubugwaneza none akaba agiye akiri na mutata nuko anashaje harya uyu munsi nanjye kuki ntakwisuzuma nkitegeza nkareba nkavuga ngo ariko nanjye Mana ndeka nkore nigengesera imbere kugira ngo ndebe ukuntu nagira gute nakongera iminsi yanjye ngiye gusoma ijambo rimwe hano riri mu gitabo cy'umubwiriza ibice 9 umubwiriza ibice 9 turasoma n'umurongo ntabwo ntinda kugira ngo ducunguze uburyo umwete kubera ko turi mu bihe by'imvura ariko tuvuze
bya Ingabire Jacqueline ni birebire. Umubwiriza mu bice bitanu 9 no mu murongo wa 5 avuga ngo ku murongo wa 5 haravuga ngo abazima bazi ko bazapfa, ariko abapfuye bo ntacyo bakizi, kandi nta ngororano bakizeye kuko batakibukwa. Kamusubiremo. Abazima bazi ko bazapfa, ariko abapfuye bo ntacyo bazi, kandi nta ngororano bakizeye kuko batakibukwa. Uwapfuye aba atakibukwa. Cyo bita kuzinga, yazinze ubuzima bwe bwose, yazinze n'ibyiringiro byaragiye. Ariko twebwe abazimu uyu munsi wabonanga hari itangazo rivuga ngo tuzapfa. Umuntu yakwikomeza yakoroha se, ariko umuntu uri muzima azi ko azapfa. Ariko uwapfuye byaragiye. Nahoze ntekereza bikurikiranye kwa 11 igihe Lazaro yazukaga. Hari ijambo rimwe bashike bavuze babiri, Mariya na Marita. Mariya na Marita bavuze babwira Yesu kuko bari inshuti, kuko no kuvuga ngo uwo muryango w'abantu batatu Yesu yarakundaga cyane akiri mwisi, kubera kumwakira bari inshuti uwo muryango wo kubumba Yuda. Bukeye Lazaro musaza wabo aravuga ko yari inshuti yabe Yesu. Yesu amaze kuhava yaragiye nivuga ubutumwa n'abandi bigishwa mu birometero bavuye aho bari batuye. Muri bo nk'umuhanuzi ufite Imana amenya ko Lazaro yeze gute. Abwira inshuti ze ati murabizi byabaye, Lazaro yarasinziriye. Ntabwo babwiye gute, yarabwiye ngo Lazaro yarasinziriye. Umwe mu maze aravuga ngo yarasinziriye. Yesu arabwiye bakoze iki ngo reka tujye kumusura, tujye no kumureba, tujye no kureba inshuti zacu, ati kuko inshuti yacu yitwa Lazaro yarasinziriye. Bitwa Thomas aravuga ati none basinziriye, reka dukomeze dukora akazi kacu kuko n'umuntu azakanguka. Abonye kuko batabyumva arababwira ngo yarapfuye. Ariko mu mvugo ya Yesu yavugaga ikintu bita iki gusinzira. Reka babwire inshuti zanjye abari hano, reka dukore imirimo kuko ijambo ryatubwiye ngo abazima bazi ko bazapfa. Ariko twebwe ko turi bazima tuzi neza ko Yesu yatagupfa mu buzima bwacu, kuko n'ubusanzwe ntabwo dufite imyaka myinshi mu isi. Ikurikiranye bitangira n'ijambo ry'Imana ngo abantu bari mu myaka 700 ariko nyuma yo kwinjira gukora nabi imyaka iragabanuka. Ijana muri myaka 100 siècle ni myaka mike cyane. Kandi nabizi ko nazo umunsi nari mu kiza muri myaka 100 cyabingaye. Ariko katubwiye umunsi niba twebwe tuzi neza ko imirimo dufite hano mu isi ari bikeya, twakoze neza, kuko tuza kugira ngo tutajya mu ijuru ni Satani warahazi yanabaye aragoma, arimo arashaka abantu yakwita akazisasira. Rero nk'abantu barimo kumenya Imana turagira ngo dukizwe mu buzima bwacu, Imana iduha umusaga wayo w'imbaraga zayo zinjira mu buzima bwacu, abashe kunesha kuko n'ubundi yaranesha, kugira ngo natwe ubwacu mu gusinzira kwacu tuzakangukire ubugingo bwacu. Turi mu rusengero. Haleluya, haleluya, haleluya. Nta n'umuntu wakwishidikanya cyane ufite ikibazo ntati cyari bavuga ko ataremwe n'Imana mu ijuru. Iya kubyukije n'ijuru tukabyuka tukiruka. Irimo iratwibutsa ngo uyu munsi twongere twibuke kugira neza.
abantu bari bari kumwe nawe ku bitaro nawe babizi yavuze ijambo rya nyuma hari ku cyumweru turi hano turangije nyuma y'uko amatara arangire abakristo sinabwira ko bose bicare bose bari hano ku busitani ndavuge ngo mwese muri kano kanya turebe uburyo tugira gute twitange dutanga amafaranga ndabwe ngo ntaketse gutanga ivuze ntabwo tujye gushaka ibiryo tujye gutanga amafaranga nyuma yaho tureko twagira gute twareba icyo twafasha mu buryo bwo barwari hariya turimo tubitegura ariko nuko ngo twateguraga ibyihuta tubona muri the process tuzakomeza ngo turangize saa sita ukanye gato saa sita na umwuka yatagenda umwuka aragenda kukanye niko twitwa telefone ningi barampamagaye abantu bari batarabimenya wari uri kumwe nawe nimba ari inde sinzi arampamagara kuri telefone mbana ni maneke mbana telefone nkiyi yanditseho maneke barampamagara ndagaba iki ko niba maneke mpamagara kandi ko mpamagara ku cyuma yari yarwaye nibwo namusanze ku bitaro hano mvuye mu materaniro aho ndagenda njyayo mageze arafata kuko nabonaga Joe yarambwira ngo uruhande rwagize gute rw'iburyo rwagize bw'abaye paralysis ariko mu gitondo mu materaniro tete niyo twahuriye hari yarambye ati ntabwo icyabaye ati iri joro maneke yarwaye bamujyanye i Kigali ati kuri joro yaje muri iryo joro ryo kuwa gatandatu mu ijoro atari hariya yabaye iki ati yarwaye niba ari soreke sinzi ikintu cyabaye mu mutwe ngo ati yibaye paralysis ukuntu yambwiye arakwambwa ameze nabi ndabwiye no okay ibintu tubitangaza amateraniro cyangwa ndabwiye ntabwo natangaza amateraniro reka maze kumenya uko bimeze nyuma y'amateraniro nagiye bagenda sanga nibi yabaye ariko gasanga waturuka here akakumenya aramfata ukuboko kwibumoso gutyo ko yarameze arafata arangije aba noko nkabona ampamagara kujya gusenge ndamusengera agasenga tumaze gusenga hapa n'abaganga bahageze nabo abaganga baraza baricara nabo bicara nabo turasenga turangize kuko amuzi batise mu pasire wa atuye no mukristo wawe ni yego hari ikintu cyane gihari n'ibyiringiro kwe tuzereza ko ibyiringiro byo kujya gute ko agomba kuba muzima hari ibintu bibabwira burya igihe ushaka kugarura umuntu kugira ngo abeho yasabye gutaha bibaho umuntu we yagize gusengera umuntu wapfuye arimo azamuka abantu baringinga baramwingingira arangije aragaruka ariko ati mu mpogi mu ngari iki ko nasabye ko ngenda agarutse agare mu mubiri arabwira arabatunganya ati mu ngari iki ngewe nasabye ko nta kanenda ahantu heza nari nduhutse none murangaruye mungaruye kukurya barangije baseka amazi bayihana ati turahemutse kuko twari twugaruye ngo bigere gute nisabiye gutaha nyuma y'amasaha make nagira gute arongera arasinzira asubirayo Gasaro TV.